Urakoze Venuste kubera umpaye umwanya wo gusoma ibarwa inkoramutima za Kizito zanditse kuri uyu munsi tumwibuka. Iyi barwa yanditswe ku itariki ya 7 Gashyantare mu mwaka wa 2021 yandikirwa i Kigali. Iragira iti: umwaka urashize tubuze urungano, umuvandimwe n'inshuti magara, twagendanye, twiganye, twasenganye, twasangiye ubuto bwacu, dusangira akabisi n'agahiye. Dufasha aka kanya ngo dutange ubuhamya nk'abantu babanye nawe mu rugendo rwe umunsi ku wundi. Kizito yavukiye Kibeho ku itariki ya 25 Nyakanga 1981 mu mwaka udasanzwe. Uwo mwaka watangiwemo ibikorwa by'amabonekerwa i Kibeho. Yagiriwe inema n'Imana maze Nyagasani aramwiyereka akiri mutoya. Akiri uruhinja, umubyeyi we yigize kwitabira amabonekerwa, hanyuma yicariye inyuma ababonekerwa baganaho mama we yarari, bafata uruhinja maze baramubwira bati: uyu ni Dawudi mutoya. Mu mikurire ya Kizito kuko yabyivugiraga, yari umuhanzi wa nyiribiremwa uvoma inganzo ye mu myizere n'imyemerere ye ya Gikristo. Yaragize ati: si je devais me choisir un nom et que son nom devrait signifier ce que je suis, en tout cas ce que je veux être de tout cœur, je m'appellerais le Rwanda, réconcilié par le Christ. U Rwanda rwiyunze n'Imana. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, Kamutwara be barimo na se umubyara yacitse intege bigeraho ashaka kwihorera, yibaza ku mikorere y'Imana. Ni muri ibyo bihe yahimbye indirimbo yagiraga iti: mbese Mana mubaze warurihe cyagihe nababaye zirubusa kandi ufite imbaraga, kandi uri umutabazi utarutwa, cyagihe warurihe Nyagasani, ngwino usubize imitima y'abana bawe bakwizera. Muri iki gihe yasabye Imana kandi agira ati: ngwino twumvishe twabakwemera ko wowe utakwicwa n'umupanga, ngwino tubwire iby'ubwo buzima utaruga hano ku isi, azuzuna dutera umwete n'umurava, dutsinde ibigeragezo, maze natwe tubashe kubabarira no kwihangana. Icyo gihe Kizito yajyaga mu misa kubera ububabare bw'ibihe yabayemo, akananirwa gusenga isengesho rya Dawe uri mu ijuru, kuko yagombaga kuvuga ati: utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira ababitugiriye. Kubera kuba inyangamugayo yaracecekaga ageze aho ngaho, kuko yangaga kubeshya Imana. Nyuma yigira inama yo guhindura isengesho, akajya agira ati: utubabarire ibicumuro byacu nubwo twebwe byatunaniye kubabarira. Aha yumvaga byoroshye guhindura isengesho aho kugira ngo abeshye Imana. Nyagasani yaje kumugirira inema yo kubabarira yivuye inyuma, inamwereka u Rwanda rurimo ibikomere byinshi kubera ibyahabaye. Nibwo atangiye ibitaramo bihuriyeho n'Abanyarwanda bose baturuka mu moko yose, Abahutu n'Abatutsi. Aha twavuga nk'igitaramo yakoreye mu Bubiligi gihuriyemo Abanyarwanda bose batashoboraga guhura na rimwe. Muri ibi bihe yagize ibigeragezo byinshi. Intagondwa z'Abatutsi zaragize ziti: ariko buriya Kizito si umuhutu watwihishemo. Intagondwa z'Abahutu nazo ziti: ariko buriya Kizito si Maneko wa Kigali. Nyamara we icyo gihe byamushimishije ko Abahutu bitabira igitaramo bumva ko giteguwe n'Umututsi. Byageze aho Abanyarwanda bose bamwibonamo, maze Kizito yishimira ko yahuje bene Kanyarwanda. Muri ibyo bitaramo yahimbye indirimbo yitwa Oser la vie, ahimba n'indi yitwa Arc-en-Ciel. Nizo zarimwo ubutumwa butanga icyizere ko bishoboka ko Abanyarwanda bashobora kubabarirana no kwiyunga.
nibwo ahakuye umutwaro Imana yamuhaye wo gusabira Abanyarwanda n'u Rwanda, maze atura Imana u Rwanda muri iyi ndirimbo agira ati: akira u Rwanda Mana ihoraho, akira imitima yuzuye intimba, akira izi imfubyi n'abapfakazi, akira abahemu n'abahemukiwe, ubahinduremo abatagatifu, akira imitima yuzuye urwango n'ubwigomeke, uyihundagazemo, uyisesekazemo udahemuka, twese utwiyegereze udutagatifuze, tukubere abana kandi twemere utubere isoko y'urukundo. Muri iyo minsi nibwo yaminuje yerekana inyungu afite muri uwo muhamagaro ahisemo abinyujije mu nganzo ye, aho yagize ati: dore jyewe siyibana na rwa rwango nari natewe n'amanjwe y'iyi si, wowe ubwawe waraje urabihanagura kugira ngo nkunde nokoke n'urupfu rwa roho, none umugambi wanjye Mana ni impamo, ni ukwamamaza ku isi hose. Muri ibyo bihe Kizito yatangiye kwegera inkoramutima ze arazibwira ati: mfite ubutumwa kandi ubutumwa buruta intumwa, ngiye kubwitangira, igisabwa cyose nzagitanga. Ahagana mu mwaka w'2010 yiyemeje kuba igitambo n'umurongo ngenderwaho kugira ngo ubumwe n'ubwiyunge nyakuri bw'Abanyarwanda bugerweho, aho yakoresheje amagambo ya Papa Francisco mu ndirimbo ye yitwa Iteme, aho yagize ati: nzaba igikoresho cy'amahoro y'Imana, aho urwango rwashinze ibirindiro kire y'urukundo, ahari ubugome n'akababaro kire y'imbabazi zawe, aho amakosa n'ibinyoma byateye amatako nzajyana y'ukuri, ahatuye abantu bashidikanya nzahamya kwera, akababaro kanjye kazababyarira iseko, iseko itera urumbeza, mbese mu ntaramutse adapfa yakugera amatemana umutegereje. Yaje gushinga umuryango KMP kugira ngo awunyuzemo ubutumwa yari afite. Akora ibikorwa bitandukanye birimo ibiganiro kuri radiyo televiziyo rwandaise. Atangiza club z'ubumwe n'ubwiyunge mu mashuri, atangira no gukorera mu magereza n'ahandi. Indirimbo ze zaganishaga ku kubabarira, gusaba imbabazi, urukundo, ubumuntu, ubumwe n'ubwiyunge nyakuri. Muri izo ndirimbo yaje gusohora indirimbo Igisobanuro cy'urupfu, ifite ubutumwa budatandukanye namba n'ubwo yari asanzwe atanga bujyanye no kwiyunga k'u Rwanda n'Imana. Muri iyo ndirimbo hari aho yagize ati:
arongera ati kandi aya magambo yakuye mu murongo wayo wo kwemera Imana nyabyo akoresha n'abanyapolitike batitaye ko imyemerere ari uburenganzira gatozi umuntu yemererwa n'amategeko yaba mpuzamahanga cyangwa ikindi gihugu. Iyo ndirimbo yaje kumubera intangiriro y'inzira y'umusaraba, arafungwa, agira ibibazo byinshi, ariko akomera ku butumwa bwe bujyanye n'imyemerere ye, biza kumuviramo kwamburwa ubuzima. Muvandimwe Kizito, watugaragarije imbaraga za Nyagasani zo kumenya guhitamo kuba umuntu no kugira ubuntu mbere y'ibintu byose. Muri icyo gihe cy'inzira y'umusaraba wanyuzemo, wahamije ko Nyagasani yari yaragukoreye umusaraba, yari azi kuzabasha kwihanganira. Muri ya ndirimbo wazize, wabivuze byose aho wagize uti: ishema n'urukundo byanjye si ibyo mvana mu buzima. Abenshi muri twe twarakubonaga bikatubabaza kuko twari dufite ubwoba. Twarakubazaga tuti, mbese urabona aya magambo y'indirimbo hatarimo politike? Waradusubije useka uti, nabitekerejeho, ariko igisubizo cy'imyumvire n'imitekerereze yanjye nabigaragaje muri iyo ndirimbo, aho ngira nti: itotezwa, kwitwa umwanzi w'igihugu, guhabwa akato ntibyamukuye mu busabane n'Imana ye no gukomeza ibikorwa bye byo guhanga indirimbo z'ubutumwa bwe. Mu gihe abandi bababazwaga n'inzara y'umusaraba yari arimo, we yariho ashima Imana mu ndirimbo ye nshya, aho yagize ati: muvandimwe Kizito, nyuma y'Imana uterwa n'agahinda ko kutakubona muri twebwe, ariko cyane cyane iyo twibutse inzira wanyuzemo kugeza wambuwe ubuzima. Turahamya tudashidikanya ko urupfu rwawe rwatumye abenshi basobanukirwa ubutumwa bwawe, kuko wazize urugomo rutiswe jenoside, ariko urupfu rwawe rwashenguye imitima y'abagifite umutima wa kimuntu. Akamaro k'umuntu ntikareberwa ku myaka yamaze ku isi, ahubwo kareberwa ku buremere bw'ibikorwa byiza yakoze mu gihe yayibayeho. Wakuye benshi mu icuraburindi, uba urumuri mu mwijima, usiga umurage utabasha kwibagirana mu mateka y'urwakubyaye na Kiliziya